Hello, muraho neza bakunzi b'ubwiza bantu mukunda ibyo mbahereza, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro. Maze iminsi mbona mumbwira ngo ariko se uracyacuruza amavuta, twabonye ko watuzaniye amasafuriya, ni byiza ariko si ibintu by'ubwiza ko wadutaye kre ko waduhebye. Ntabwo nabahebye, urabona ko tara birahari byose. Ni kwa kundi umuntu wabura umwanya wo gukora amavideo ngo abereke, ariko simpamya ko hari umuntu wampamagaye ngo agire ikintu abura, uretse hari ukuntu ibintu biba bimwe byashize ibindi bitaraza. Nko mu bintu bansabaga cyane, kaga sunscreen kaje. Iyi sunscreen ya 60 SPF ya anti-age, kano ga sunscreen kari mu bintu biri requested, yari ifite abantu benshi bagiye bayinsaba, gusa telefone yanjye yarapfuye iyo nakoreshaga kuri YouTube. Ubwo rero abantu benshi barambuze, nasanze narasevingaga kuri telefone, biragoye. Waba ushaka ibikoresho byiza byo gukodesha, ufite ubukwe wabuze umuntu ugutekera neza, uri umutetsi wabuze ahantu wakodesha ibikoresho byiza byo mu gikoni, tubafitiye amasahani meza atandukanye, amasorori meza wateguramo ibyo kurya, standi zitandukanye uterekaho amasorori bigasa neza. Dufite amadishi meza agezweho y'amoko atandukanye n'amabara atandukanye, hari aya zahabu akunzwe cyane, hari n'aya silver. Urahasanga za water boil benshi bita teremusi, kuva kuri litiro 50 kugeza kuri litiro 18. Hari juice dispenser zigezweho, stand uteguraho imbuto na deseri. Tubafitiye ibyokezo binini n'ibito, hari intebe za Chanel n'iza plastic. Tubafitiye big tent, medium tent na small tent. Kuri ba bantu batekera ubukwe, hari ibikoresho byose mwakenera, nk'imbabura, amasafuriya, ibikarayi n'ibindi bintu byose bijyanye nabyo. Dutekera ubukwe, bride shower n'ibindi birori byose. Udushaka wadusanga Nyamirambo kuri 40 iruhande rwa Dialogue. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0784 90 68 30 na 0788 61 39 88. Nari ko nazishyira kuri Google, mva ushize mu gatelefone gatoya n'ubundi ntago byakunda kuko utabona iyo Google. Ubwo rero abantu mwese mufite nimero zanjye mugomba kunyandikira, iyo munyandikiye nongera nkazisevinga kugira ngo ngire gute mbashe kuza kubabona. Ahangaha hari product za Dr. Rachel hafi ya zose zirahari. Dore ikindi kintu abantu bansabaga cyane, iyi tona murayibuka, dore iyo nkoresha, reba igihe nahereye nyikoresha hagezemo 1/2. Umva iyi tona ni nziza, irakesha, ivana ama dark spot. Urumva ni essence tona kubifuza kuba ikerera amasiko. Harimo niacinamide, ira brighteninga, ikaba na essence tona ivanaho utu dark spot, ama scars, mbese na skin ikaba yacyamo gakeya. Kuko murabizi ko Dr. Rachel abantu bashaka gutukura cyangwa se gucya cyane, ntago nkugira inama yo kuyakoresha rwose, kuko ntago izagukesha ngo ubone ko bakeye, ariko uzabona ko uruhu rwawe rwabaye grow, ukabona ko umuntu asa neza. Cyane cyane turi mu zuba, so sunscreen rero uyikoresha, ni bagiye no kuzana izindi, ariko zirahari n'izindi za 75. Mfite iyi ngiyi ya 60 ya 90. Iyi sunscreen ni anti-age, ifite 90 SPF. Urumva ishobora guprotectinga ku rwego rwo hejuru. Iyi ngiyi nayo ni ifedinga ama dark spot. Ikindi kiza cyazo ntabwo bisiga biragwa bira bintu by'umweru ku ma sunscreen amwe namwe mugenda mubona ama sunscreen. Urumva ama sun cream, habaho sunscreen na sun cream, ubwo rero ndabyitiranya. Iyi ni sunscreen, iyi ni sun cream. Yeah, gusa ni sun cream, sorry. So okay, sun cream ngizi zirahari. Hari n'izindi za 90 za 75 nuko ntazizanye, ariko nishira ifoto zirahari nuko nazivanye muri stock. Urabona ko hari amakarto menshi, hari ibintu byinshi bya Dr. Rachel byaje ugomba kugira gute kubona. Akandi karusho rero, iyo nazanye imari nshyashya cyangwa se iyo nkizana imari, ndagabanya ibiciro, nkuraho 10% kugira ngo byihute birangire. Abantu mwasabaga iyi tona, ngaho muze rero muhahe. Hari n'aya ma kit. Izi kit ziri mu bwoko bubiri butandukanye. Urabona nk'iyi ngiyi ni niacinamide,
urafungura zizana mu gakapu, zaza mu gakapu zikaza ari day cream, hakazamo night cream, hakazamo cleanser aba ari isabune, hakazamo na serum. Noneho reka turebe iyo biba biri mu ikarito bigenda gute. Nurebye ni product zimwe, ahubwo nuko ziba zibikitse bitandukanye. Urabona icyiza cy'aka ngaka no kugatwara mu rugendo biroroshye, urumva kubibika neza, gatwaritse neza. Mba nabazaniye option zose kugira ngo mwisange. Hari n'izi ngizi, izi nazo ni bimwe, harimo cleanser, turebe ukuntu bitandukanye. Urabona iyi cleanser ni imwe n'izi ngizi, nuko nyine iba iri mu gakarito kayo. Harimo serum, cleanser, day cream, night cream, serum, day cream, night cream na cleanser. Ibirimo hano n'ibirimo hano, ubwo reka mbigire gutya, ibirimo hano byose ni ibintu bimwe, nuko bibitse bitandukanye. Ibindi biri mu gakarito, ibindi biri mu gakapu, nta rindi tandukaniro ryabyo, ahubwo ugura icyo ushaka, binakora kimwe, nta tandukaniro kuvuga ngo wenda ngo ibi agapapuro singashize he. Okay, so biba ari bimwe bituruka ku cyo ukunze. Za zindi ahubwo z'ibintu 10 zagiye zikiza abantu benshi ibiheri, ntazo mfite, ntazo nazanye kuri iyi nshuro, ntazihari, ariko mu minsi iri imbere bizaba byangezeho. Ubwo n'ibi ngibi niko bimeze. Ibi nabyo haba harimo ibintu 5. Urabona ko iriya seti irimo ibintu 4, iyi ngiyi ariko yo iba irimo 5. Haba harimo cleanser, hakabamo essence toner, hakabamo cleansing milk. Iyi ngiyi ikunda gukuraho makeup, bayita demakia cyangwa abandi. Hakabamo serum, hakabamo n'icyo bita face cream. Yego, face cream ishobora kwisigwa amanywa n'ijoro. Noneho hari igihe umuntu aba adafite amafaranga yo kugura kano kose, tuba dufite ubudetayi. Iyi ni face cream, dufitemo na night cream, tukagira na day cream muri kano kamwe kamwe, hakaba na serum. Urumva ko rero biroroshye kuba wabibona. Ushobora kugura kano, icyiza cyo kugura agaseti kose urahendukirwa, bigura make make. Ikindi ntabwo mfite detaye z'ama cleanser n'amatona, uretse ko mfite tona ya vitamine C ifatanyije na niacinamide. Urumva aha ngaha bwo tona yayo yo aba ari iki? Aba ari brightening anti-aging. Hari ukuntu abantu tugera mu myaka za 30 tugatangira kugira gute kugabanya imyaka, mu gihe abazungu bakubwira ngo byibuze ugomba gutangira anti-age ugeze ku myaka 20. Hari n'umuntu uri gutangira anti-age ugeze ku myaka 50. Urumva rero ukeneye gutangira anti-age ukibimenya, ukeneye gutangira kwisiga amavuta yo mu maso hakiri kare, kubera ko nutinda gukoresha amavuta yo mu maso uzajya usanga bikugiraho ingaruka. Rero ni byiza ko umuntu agira amavuta yo mu maso akagira n'amavuta yo ku mubiri, kuko niba banditseho ngo body lotion abandi bakandika ngo face lotion, ni uko yayandi yo mu maso baba barashizemo ingredients zifasha nyine umuntu kudasaza. Ngizi rero zirahari, izi ntabwo nyine niwe nyifungura kubera ko bimeze kimwe, nabyo bimeze kimwe. Muze tubahe, byagabanutse cyane iyo bigitangira. Iyo nkibizana gutya mbitangira make cyane, kuko mbangira ngo bishire imari birimo, sibyo se? Ikindi gisigaye ni igiki se ntaberetse? Okay, harimo na collagene. Izi collagene
ni mana we nibagiye kuzana eye cream mwambwiye, harimo ama eye cream. Eye cream murabona ba bantu bakunda kugira ibibazo by'amaso, gukuba amaso, abantu bakunda kugira ku maso h'umukara, abantu bagira amasinezite, muba mukeneye ama eye cream. Abantu batangiye kuzana utuntu tw'utunkanyari ku maso, kuko buriya ku jisho niho hantu hambere hasaza, niyo mpamvu ukeneye eye cream. Mfite ama eye cream, mfite ama eye serum ya CeraVe ndetse n'ikindi harya na The Ordinary, yego. Ariko kuri Dr. Rachel mfite gusa mfite iyi ngiyi Collagen, nako ni keza na agakreme, so harimo n'iyi ngiyi day cream yayo, night cream, sorry, night cream. Harimo night cream ya Collagen. Collagen nayo ni nziza buriya, irinda uruhu. Kiri kuvuga kuri Collagen, mfitemo na kano gapake ka Collagen Dizar. Uru ni urundi ruganda ndi kuzana rwitwa Dizar. Dizar nayo ni design nziza cyane kuri ba bantu bafite skin nziza iri naturelle, bashaka gusa ko iba glowing, umva igacyamo gakeya. Iyi Dizar nayo ni nziza. Kano gaseti ni keza cyane, sizi muri kukabona. Karimo serum, karimo creme, hakabamo n'isabune. Nayo ni anti-age, anti-wrinkle, irana whiteninga, umva ko irakesha. 100% ikozwe muri Collagen, kandi muzi neza ko Collagen ari nziza. Ahangaha ni ibisobanuro bya ari nziza ku ruhu rw'umuntu. Umuntu aba akeneye Collagen kugira ngo irinde gute, yegeranye, irinde ya elasticité, uruhu ruhorane umwimerere warwo. Rero Collagen ngiyi. Ikindi, nta muntu ushaka gusaza, sinzi nawe ko mubishaka, ngiye ntabyo nshaka. Dufite ama retinol. Retinol ubushize nari mfite kamwe, ariko kuri inshuro ntazo nazanye, ahubwo tuno tuntu mwahoraga mutunsaba, sibyo? Tuno du creme, hari amaserum hakaba n'amakreme, ziza ari ebyiri. Haba harimo vitamine C serum, hakabonamo na retinol ya nijoro. Vitamine C uyikoresha ku manywa, retinol ukayikoresha nijoro. Iteka ryose please ntuzigere ukoresha retinol ku manywa, ni nijoro. Niba hari abantu badakorana n'amaserumu ku mibiri yabo, ariko hari creme, harimo day cream ya vitamine C, hakabamo na night cream ya retinol. Iyi vitamine C ikiza cyayo, iyi creme, muzi neza ko ya ma day cream ya Dr. Rachel, day cream yayo biba bisa umweru, bitandukanye n'izi. Izi day cream zo aba ari amavuta nk'ayandi yose, ntabwo uzabyisiga ngo bibe umweru. Utazanga kugura kano rero ngo yanga ibintu bya day cream bya Dr. Rachel ngo nabo umweru, oya. Iyi day cream ni amavuta 100%, noneho na night cream retinol yayo ikaba amavuta, ariko nyine haba hariho day and night. Nunabireba hano muri orange handitsemo day, hano muri purple hakandikamo night. Ubwo rero bizaterwa n'icyo ushaka. Hari n'uvuga ati genda bishaka byose, nka serum na creme zagenda mpinduranya kuko biri kugura makeya, urihitiramo. Ikindi hano gasabune maze iminsi turi kugakaraba. Iyi sabune yitwa Affimax K10+. Harimo papaya, carrot na ginseng na vitamine C. Ginseng ni kimwe mu bintu birinda uruhu gusaza, kubera ko nko muri biriya bintu twagiye gatumwa bya Dana Farm harimo ginseng. Ni ibintu biri naturelle. Ubwo rero ahangaha kano gasabune nakakarabyeho rimwe, ubu ngubu ndiguma ndakaraba aka kabiri. Mbona buri muntu wese agenda ambwira ngo ndikubona ntiwagiye ucya, ndikubona wagiye ucya, ari aka gasabune gusa. Noneho mpita mvuga ati aka gasabune ni sawa, ndi gukaraba kano gasabune nkanisiga aya mavuta ya Fair White Gold 2. Aya mavuta ni meza, ariko ushobora no kwisigana na kano gaserumu ka Fair White. Reka mbegereze kamera. Ni serum eclaircissant brightening serum Fair White. Iyi ni Fair White gusa, ikaba Fair White Gold 2. Zino zigira nimero, habaho 1, 2 na 3. Ngiye n'ubwa mbere nayisiga, ariko mfite umuvandimwe wayisize amumera neza, kuko ndashaka gucyamo. Murabizi neza ko nagiye mbwira ko sindahora n'amavuta yo ku mubiri mvuge ati ahangaha narafatishije. Aya ngaya rero umuntu yarambwiye ati nuyisiga gutya uzambwira. Ubwo nyine aranahari, ntayo nayaranguye, kuko nari maze kubona ari umuvandimwe kandi mbona nyizeye, ndavuga ati reka ngerageze. Ubu ndi kwisigana gutya.
ngashyiramo na glycerine isanzwe kugira ngo ndebe ko umuntu yacyamo bisanzwe bidatukuye, kubera ko gutukura ntabwo ari ibintu byanjye. Nshaka gutukura nakwitukuza icyumweru kimwe nkahita ntukura, ariko ntabwo nkunda gutukura, ngomba gucya. Ko kwisiga no kwitukuza ni ibintu bibiri bitandukanye. Sinzi niba hari abantu babyumva nkanjye. Akandi kantu ntababwiye, ubwo hari n'aya mavuta. Aya mavuta abantu bashaka gucya n'ay'isabune yitwa nayo Afemax Kiplis, ni papaya karoti. Ushaka rero gucya, niba narakoresheje isabune nkabona hari impinduka nyinshi, ubifatanyije urumva ko byagenda neza, kandi arahendutse cyane. Ibi kano ga face wash muzi ukuntu kagiye kaba keza ku bantu benshi bagakunda cyane. Nayikarabye hafi sindavuga umwakara, nayikarabye igihe kirekire. Ubu ngubu nabwo ndacyayikaraba, sinapfa no kuyivaho. Nuko ku mubiri ndi gukaraba iyi ngiyi Afemax, mu maso agakomeza gukoresha iyi ngiyi face wash. Bino bintu trust me, iyi sabune ni nziza. Iyi sabune ni nziza cyane, irakesha, ivanaho ama dark spots ku muntu ufite uruhu rusanzwe, kuko irimo niacinamide, kandi niacinamide ikoreshwa n'abantu bafite uruhu rw'amavuta kuko irakamuramo. Ikindi kintu gihari ni twa du hand cream. Nibagira akandi k'umweru. Hari hand cream and foot, abantu bashaka intoki zoroshye, ibirenge byoroshye, irahari. Hari na kakandi k'umweru karimo niacinamide gahumura cyane. Iyi ntabwo ihumura neza, ariko iri mu kazi. Ubwo rero biterwa n'icyo ushaka. Ushobora kuvuga ati ndashaka ya yindi ya niacinamide cyangwa se ya white skin ihumura neza ikanakora akazi, cyangwa se urashaka iya vitamine C idahumura neza ariko nayo ikora akazi, irahydratinga. Ushobora kuyikoresha ku ntoki no ku birenge. Abantu nyine mudakora intoki zanyu nkanjye, irabafasha. Hari na body oil. Iyo ufashe body oil ya Dr. Rachel ugafata n'iyi creme body butter muzi ukuntu nayikoresheje igihe kitari gitoya. Aya mavuta ni meza pe, kandi agura makeya. Body butter ushobora kuyifata ukayishyiramo iyi oil yayo, ushobora kutayifungura, ushobora kuyisiga yonyine. Ni amavuta meza cyane kandi arahendutse. Iyi oil wayifunguza n'andi mavuta asanzwe, wayisiga yonyine se nta kintu biba bitwaye. Iri Dr. Rachel ngenda yizi neza, aya nayakoresheje igihe kitari gitoya, murabizi mu minsi yashize narayakoresheje cyane. Ndumva nta kindi kintu ntavuze. Kuri white skin na tuno dutoya, ushobora kutabasha kuza kugura iyi carton, ushobora kutagura iyi carton yose ngo unagure iyi kit yose se, ukavuga ati ndashaka kamwe turagatanga. Ushobora kuguha day cream, ushobora kuguha serum, ushobora no kuguha night cream, ushobora kuguha na day cream. Day cream yayo yiyi niacinamide cyangwa se whitening day cream, yo ibirimo na sunscreen. Niyo mpamvu zigira bya bintu by'umweru. Sunscreen yayo ibiri nko kuri 20%. Reka ndebe hano, yes 20 SPF irimo 20, mu gihe harimo za sunscreen zifite 90 SPF ngo protection iri hejuru. Hakaba zino zifite 60, hakaba na ziriya zifite 75. Nibagiwe kuzana, ariko zirahari, uwayikenera wese yayibona. So ni ukuvuga ngo hari n'andi mavuta ntaberetse. Dufitemo na Kiplis, hari na Makali. So ayo mavuta arahari. Hari na amaserave yakowe, murabizi ko yahari. Hari n'amaserave, nuko gusa nibanze kuri Dr. Rachel gusa uyu munsi, kuko niyo namenye. Urabona umuntu avuye kurangura amakarito ngaya yaruzuye, nta wundi nabizaniye, ni ibyanyu. So mwihahire, hariho discount y'10%, kuko mafite imari ikiri nyinshi kugira ngo bive mu nzira ubundi yo kujya kuzana indi mari. So mwakoze kubana natwe rero, numva ari cyo nababwira by'akarusho. Wa mudamu we, wa mukobwa we, niba udakoresha sunscreen ufite ibibazo. Niba udakoresha toner ufite ibibazo. Niba ugikaraba isabune yo ku mubiri utashaka gufata isabune yo mu maso ufite ibibazo. Gerageza kwiyitaho, twikunde, duse neza. Buriya amastress yose yaza uko yabasa kose, wireba muri mubara ukumva urasuka ushaka, nta nubwo byitaho. Urabona iyo amazi akubise ku rutare ntabwo yinjira, aranyerera, n'ibintu biraza bikajya byikubitaho bigenda, ntabwo byitaho. Rero tangira uhindure, ugire ibintu byo mu maso kugira ngo use neza
kandi nawe wongere kwikunda kuko iyo usa neza byongera confidence. Ikindi kintu ntari ngarutseho ni amavitamine E. Iyi vitamine E kera nagiraga amaseti yazo ariko ntabwo nigeze nzizana. Ubu ngubu afite serum nkagira na day cream. Izi ni ama dark spot corrector, zivanaho arakunda abantu barwaye ibiheri bakagira utuntu tw'umukara. Hari abantu benshi cyane bamaze kugenda bazingurira. Noneho n'ikindi, kano gakreme abantu bagitangira kurwara nk'ibishishi, babana babanyu b'abateenage bari kurwara ibishishi, please mukamugurire. Ngewe nuko Diego adahari yagiye muri vacances, umuhungu wanjye uriya muhungu mukuru ageze mu wa gatatu secondaire mu wa kabiri yarabirwaye, atangira kuzana ibintu by'ibishishi, ibiheri. Ndavuga ati ni ibiki, ndakamuha akajyana ku ishuri. Yakoresheje tubiri, ibishishi byahise bihagarara, nta nubwo byanagarutse. Nanagaruka nzamubereka mu maso, azanabibabwira. Aka ka Dr Rachel vitamine E narakamuhaye, ibishishi byari biri kuza byose birahagarara. Ntabwo ari ukwamamaza, uku ni ukuri, kandi murabizi ko ndi umunyakuri kubera ko sinkunda kubeshya abantu. Nubwo ngewe nkunda kuvuga ikintu ntakoze. Ikintu nakoze cyangwa nakoresheje mba mfite ubuhamya bwacyo. Iyi rero ku bantu barwaye ibiheri, abantu bagiye kurwara ibishishi, abantu bafite ama dark spot, vitamine E izagufasha cyane. Gusa ntabwo njye nyiha abantu b'inzobe. Iyo ushaka kuvana ama dark spot ushobora kwiguhanana na white skin ukabivanga. Nkaba naguha serum ya white skin nkaguha na vitamine E, kuko vitamine E hari ukuntu nyine yirabuza. Nyiha n'abagabo barayikoresha, urumva hari ukuntu yirabuza ariko ikavanaho cya kintu cyabashakaga. Ariko hari umuntu wambwira ngo sekire yirabuza gute kuko yankesheje. Ndavuga ati vitamine E yaragukesheje, bituruka no ku ruhu rw'umuntu. Ariko umuhungu wanjye nawe yamuhaye mbona yijimyemo, ariko utuntu twose yari afite turashyira, udushishi turashira, n'ubu dark spot bwose burashira. Nibyo rero naguteguriye kuri uyu munsi wa none. Aya mavuta ni meza, muze mbabwire. Umuntu wese wisize fair white gold kabiri ambwire ukuntu yamugendekeye nuko yamubereye. Abashakaga za tona ngizi, ngaho rero ndabimenye, karabaye. Singimena umugabo naramubonye, namenaga ntarabona umugabo. Reka bashimire, mwakoze cyane kubana natwe. Ni ukuri muze muhahe. Nimero ndazishyira kuri title, ndazishyira no kuri description, ndazishyira no muri comment ya mbere. Niba ushaka kwihahira, ngwino rero tuguhereze amavuta, ugenda use neza kandi wikunde. Mwakoze cyane, dusubire ubutaha. Ciao bizu, bye. Waba ushaka ibikoresho byiza byo gukodesha, ufite ubukwe, wabuze umuntu ugutekera neza, uri umutetsi, wabuze ahantu wakodesha ibikoresho byiza byo mu gikoni, tubafitiye amasahani meza atandukanye, amasorori meza wateguramo ibyo kurya, standi zitandukanye uterekaho amasorori bigasa neza. Dufite amadishi meza agezweho y'amoko atandukanye n'amabara atandukanye. Hari aya zahabu akunzwe cyane, hari n'aya silver. Urahasanga za water boil benshi bita teremusi, kuva kuri litiro 50 kugeza kuri litiro 18. Hari juice dispenser zigezweho, stand uteguraho imbuto na deseri. Tubafitiye ibyokezo binini n'ibito, hari intebe za Chanel n'iza plastic. Tubafitiye big tent, medium tent na small tent. Kuri ba bantu batekera ubukwe, hari ibikoresho byose mwakenera nk'imbabura, amasafuriya, ibikarayi n'ibindi bintu byose bijyanye nabyo. Dutekera ubukwe, bride shower n'ibindi birori byose. Udushaka wadusanga Nyamirambo kuri 40 iruhande rwa Dialogue. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0784 90 68 30 na 0788 61 39 88.